Imana. Zirandirimba zose ziraturuka mu byanditswe bye. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ari uw'agaciro. Reka dusenge Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugiye mu mwanya udasanzwe, umwanya wo kwakira ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye, kandi ijambo ryawe niryo ritubeshejeho. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya umuhungu wawe, umugaragu wawe, ukozi wawe wishimira, arahagurutse mu izina rya Yesu Kristo, agiye kuvuga ijambo ryawe. Ndamwingingiye mu izina rya Yesu Kristo, umwambike imbaraga n'amavuta. Mu izina rya Yesu Kristo, iteraniro ryose Mwuka wera utuganze, uduha amatwi yo kumva no kumvira ijwi ryawe. Kandi Uwiteka Imana, ijambo ryawe ryururuke muri uyu mwanya rimeze nk'inkota itwika, igahinguranya, igakubita, ikarimbura ibyaha byose muri twe. Kandi ryururuke rifite imbaraga zo kutwubaka, ryubaka iby'ubugingo muri twe. Data wa twese Imana, ni unyemerere uganze hagati muri twe. Umuhungu wawe umushyigikire, umukozi wawe nyaguhora ku ngoma Imana. Unyemerere network yacu n'ijuru ikomeze igende neza. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo dukomeje gutatanya no kwirukana n'imikorere yose y'abazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo, dayimoni ndabimenyereye, dayimoni rusahuzi, dayimoni upinga, abo bose turabohereza igano. Mu izina rya Yesu Kristo, turasabye imbaraga z'Imana zigotaha. Data wa twese Imana, cyubahiro n'ikibi cyawe, tuguhaye ikaze na karibu, tugukomeye amashyi, tuguhaye impundu. Amashyi menshi twakira ijambo ry'Imana. Ayo mashyi ntabwo ari menshi, komera Imana amashyi wakira ijambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane, karibu mutubishamo. Haleluya. Tuzamure ibiganza dusuhuzanye. Imana ibahe umugisha. Gusa nakoresha umwanya ukwiriye kuko ndabizi neza yuko kimwe mu biranga igitaramo hagomba kubamo indirimbo. Rero tugakoresha umwanya uko bikwiriye. Nitwa Imana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Nsengera ndetse n'abicaje kwa Bishop Rugamba. Nishimiye kubana namwe, ndashimira ubuyobozi bw'itorero, ndashimira n'ubuyobozi bwa korali bwifuje ko twabana kuri uyu munsi mwiza. Imana ibahe umugisha. Ubundi dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 37 umurongo wa 29. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 29 turageza kuri 35. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 29. Haravuga ngo Rubeni agaruka kuri rwarwo, basanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu bagisekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati twabonye none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye. Inyamaswa y'inkazi yaramuriye nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo, Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi aba yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamurumubara, ariko yanga kumara umubabaro, ati nzarinda asanga umwana wanjye kuzimugirira. Nuko se aramuririra. Amen. Dusoreze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 22. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 22. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19:22. Haravuga ngo Pilato arabasubiza ati icyo nanditse ntacyanditse. Amen. Neza ijambo ry'Imana. Niba ari ijambo ry'Imana reka tuyongere. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntabwo birarangira, kuko icyo yanditse yaracyanditse. Tujya turirimba mu ijambo ry'iwe rigira gute? Rirarema.
Salomo yigeze riremera apana babyumvishe babivuga hari umujambo ry'Imana yigeze riremera ibyo umushumba avuze n'izindi ndirimbo baririmbye n'ibitubona byaremwe n'ijambo yaravuze ngo ntihabeho abaho uyu munsi nawe rigira icyo bikuremera nibe kuza mu gitaramo gusa wumva indirimbo gusa ahubwo ari ijambo ry'Imana ngiye kuvuga arinyura mu ndirimbo rize kugira icyo bikuremera. Mu minsi yashize nagize ikibazo bikanyita ikibazo cy'uburwayi ko nagiye kwa muganga ngenda mbabara mu itako nayiriwe mu rusengero tugira icyumba kwa gatatu kirirwamo nta numva mbora ku buryo uva ku rusengero ugera mu rugo ni iminota 15 ariko byarananiye bisaba gutega moto njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga mbwira muganga ndababara mu itako cyane kandi sinigeze ngwa ariko banza gukora nabyinye cyane kandi nibi biro byanjye banza n'ibyo byabigize ndora kandi sifite gahunda yo kubigabanya kubera impamvu zanjye ku giti cyanjye. Arambwira ati rero atereka ngo imiti igabanya uburibwe nibutaza gushira haraba hari ikindi kibazo uzaza tugufata ibizami. Icyo nari ngendereye si ukuvuga uburwayi, icyo nari ngendereye nicyo nshaka kuvuga kuri icyo kintu. Ampa imiti y'amayi yari iyo kunywa, ntabwo yanteye urushinge, nta kantu yasizeho, yampaye imiti yo kunywa kandi mbibutse ko iyi miti ampaye yo kunywa ndayinywa ujye mu nda ntabwo iri bujye mu itako. Tube turetse kujya mu by'imiti ikora tubanze tugana urumva imiti igiye mu nda n'uburibwe bwo mu itako bihuriye hehe? Imiti igiye mu kandi mbabara mu nda mbibutse ko ntababara mu nda ndababara mu itako none ntabwo ampaye ibyo gusiga ku itako ampaye ibyo kunywa nkagenda ndayinywa ariko ikigutangaza narayinyweye uburibwe burashira. Kubera iki? Iyi miti bayikoranye ubushobozi ku buryo ubushobozi bw'imiti bujya gushakisha uburibwe aho buri. Imiti iri mu nda uburibwe buri mu itako, imiti igiye mu nda imaze uburibwe bwo mu itako. Iyo duhagaze hano tuvuga uko Imana yaduhaye kuvuga. Ijambo bwaryo rifite ubushobozi bwo kuza gushakisha indwara muri wowe rigakiza nta muganga ukurambitseho ikiganza. Reka mbabaza ninde muntu bari basomera dictionnaire baramubwiye ko atazabyara gusoma dictionnaire bikamuhesha kubyara? Kwandika igitabo barabinyemerera ndabaza hari ibindi bitabo mujya musoma muri kwandika tuyego tujya muri library Kacyiru n'ahandi ndabaza ni mu bitabo mwasomye harimo ni buri gitabo kimwe mwigeze musoma muri kumwe na nyiracyo ukagisoma cyanditse aho barambwira ati oya haba hari ibitabo n'imyirondoro yabyo yanditseho ariko nyiracyo nawe ariko namenye igitabo kimwe cyonyine dusoma turi kumwe na nyiracyo ni Bibiliya. Tuzisoma inyuguti w'abaganga babwiye ko atazabyara inyuguti twasomye zikamuhe ko yavuze ngo mbi nyuma y'ijambo ryanjye ngiye kuvuga ibintu rero nyirabyo ahibereye. Iyo wari wasoma igitabo agahinda kagashira hari igitabo kiba kimara agahinda ariko dusoma Bibiliya uwari ubabaye akanezerwa. Njye mfite umwanya mfite ntabwo uri buze kunyemera ntabwo ndi bujye mu buhamya cyane ariko burahari nabwiye abantu ko ntazavuga Imana y'abandi njyewe nzavuga iyo nabonye. Reka mbabwize ukuri umwanya ndi bumaranga n'ahandi hose uzanyumva muzumva mvuga Imana itanga imodoka mushobora ntabwo nyizi abayizi mujye muyivuga njye Imana itanga imodoka ntayuzi ngenzi Imana itanga perimi niyo yampaye. Imana itanga inzu sinyizi nta niyo ndabona iyo nzi ni ibiki mukodo umuntu atagira akazi yo munsi. Ntabwo Imana ikeneye ko muyitwerera n'ibyo itakoze kugira ngo mugaragaze kwihambaye kuko nubwo hari ibyo itakoreye hari abo yabikoreye. Njye mvuga Imana yishyura ubukode nawe uvuga Imana itanga inzu. Umuntu wese nayivuge bingana n'uko ayizi uyivuge bingana n'uko wayibonye. Ababonye yambika bavuga ko ari Imana yambika, ababonye igabura bavuga ko ari Imana igabura. Ntabwo Imana ikeneye ko muyibeshyera oya yivuga bingana n'uko utayizi uko utayibona hari uko ayibonye gutyo. Nzimana rero nzimana irari imfubyi y'imyaka 7
Imana irokora yandokoye 94, Imana yica ubukwe kuwa mbere saa 8, urukiko ari kuwa kane saa 8. Nzi n'Imana ikora uko ufite igihumbi kuri popre baruswe umukobwa bazamukoka. Imana ikora umuntu mu mayibobo, yari mayibobo ikamugira umugabo ikamubakira urugo, iyo bayizi. Sinzavuga iyo muri masters, abize masters mujye muyivuga, yazajya mvuga yanyigishije muri Eto Kicukiro. Ntihazagira ubuhata bavuye muri kaminuza twese twarizutse ko tutiza ahantu hamwe. Amashuri yose bayigirira, ntabwo yose bayigira kiye. Hari abantu bigira mu ngo bashatse. Ntabwo yose bamuriyereka, ntabwo amashuri yose bayigira. Hoya, hari n'aho yigira mu rugo, hari n'aho wigishwa n'abo wabyaye, hari n'aho wigishwa n'umugabo washatse. Ndabizi ko harimo abantu bize amashuri batarayigiwe, abayigiye mu ngo zabo, umugabo akakubera mwarimu akakwigisha ibyo utavuye muri ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana ikeneye ko muyitwerera ibyo itakoze, yivuga bingana n'uko yize. Bibiliya igaragaje Yosefu, ndasimbuka ibintu byinshi ngera hano twasomye. Yosefu ntabwo yavukaga wenyine, yavukaga n'abandi bana, ariko ikibazo kiza kugera ngo bene se baramwanga, kandi nasanze bataramwanze umunsi ababwiye ko arose inzozi. Oya, ahubwo na mbere baramwanga. Umva impamvu Yosefu bamwanze, ngo yajyaga atanga amakuru y'ibyo bene se bakora aho baragiye, ngo bituma samukunda kuruta abandi bana, amudodeshereza n'ikanzu. Ntabwo urukundo baravuga, urukundo bararugaragaza. Maze iminsi mbwira abantu bankunda bateganyaga kuzazana indabyo napfuye, nibasizanye nyiri muzima nipfa bazazihorera. Bazagezo bazibona. Mubwira ngo niba unkunda binyereka nyiri muzima, ibintu byo kuzabivuga kwirebe. Urumva ngo namukunda utarabimubwira cyane muzima. Mubwira ngo niba unkunda binyereka. Sawa Yosefu aramukunda, anamudodeshereza ikanzu kugira ngo areke ko amukunda. Ngo bene se baramwanga, umunsi umwe arota inzozi, amaze kuzirota arota ibiba 11 yikubita imbere y'umubavu, arota inyenyeri zikubita imbere n'ukwezi. Si izo nzozi Yosefu yarose. Ngo umunsi azirota azibwira bene se ngo barushaho kumwanga, ngo ariko se akajya yibuka aya magambo. Ngo haciye iminsi bene se baragiye, sabwira Yosefu ati fata impamvu ugenda ujya gusura bakuru bawe, unzanire amakuru y'uko bameze. Afata impamvu ngo agituruka kure, baba bamubonye ngo bacuri umugambi wo kumwica. Ngo ari kumwe muri wo witwa Rubeni, afata mureke twakwica ngende data, ahubwo tumute mu rwobo. Ngo bamuta mu rwobo rwacukuriye kubika amazi. Mu bikintu cyareje urwobo rwabikaga amazi, Yosefu bamutamo nta mazi arimo. Iyo bamutamo harimo amazi yari kwicwa n'amazi. Hari abandi banyuze bagapfa, nge ndiho nanyuze nkabaho. Baba mutabwo rwacu kubika amazi, ngo haciye umwanya bicazwa no kurya ibyo yazanye, ariko bamutaye bikanzu bayimukuye. Ntabwo yajyana ikanzu mu rwobo, barayisigaranye. Ngo haciye umwanya hanyura Bishimayeli, ngo witwa Yuda aravuga ati ariko nuko twamutaye ku rwobo, kuba mu rwobo bituma ari iki? Mureka tumugurisha n'Abishimayeli twibonera amafaranga. Umva uburyo Imana irimo irwanirira isezerano ryayo, ngo bamukuramo, ngo baramugurisha, ngo ariko basigarana ikanzu. Ndashaka kubabaza, mu nzozi Yosefu yarose harimo gereza? Mu nzozi Yosefu yarose harimo urwobo? Mu nzozi Yosefu yarose harimo kubesherwa? Mumere ikiganza mubwire ngo iby'Imana itavuze ntibizakuraho ibyo yavuze. Ntabwo maze imyaka myinshi umurimo w'Imana, ariko mike yamazemo mushuru nabonye tutabanza mu by'Imana yavuze. Namwe ni mwigenzura murasanga ibyo muri kunyura amatari ibyo yavuze. Abanzi igitavuze. Mbese
Yosefu abanje mu nzozi. None se ubwo Imana yararuvuze? None se ko ari muri gereza Imana yavuze gereza? Ariko mumva igitangaza, nakuyemo isomo rivuga ngo ibikitavuze niyo maboko atujyana mu byo yavuze. Ibikitavuze niyo maboko, nizo mbaraga zidusunika zitujyana mu byo yavuze. Ntabwo Imana ijya ivuga aho tuzanyura tujya i Kanani. Imana ivuga i Kanani, ntabwo ijya ivuga inzira tuzacamo. Kuki itavuga inzira? Nuko ibizi ko izaba iri kumwe natwe muri iyo nzira. Imana ibwira Abisirayeli i Kanani ntabwo yababwiye ubutayu, kandi babanje mu butayu. None se ko yakubwiye urugo ibyo uri kunyuramo yarabivuze? Nabazana ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntibirarangira kuko icyo yanditse. Mu kwezi kwa mbere kurangira nari kwicara Nyarutarama, haza umugabo atanga ubuhamya. Ubuhamya yatangaga ni ubwa mukuru w'umugore we. Uwo mukuru w'umugore we afite imyaka 55, afite uruhinja rw'amezi 2. Niwe mfura ye. 55, uruhinja rw'amezi 2, niwe mfura ye. Urwo ruhinja rw'amezi 2 niwe mfura ye. Reka mbabaze bamwe mwize y'amashuri, bababwiye ko umugore ashobora afite imyaka ingahe? 40 n'ingahe? 45 aho ngaho. Nese numva batarababeshye. Reka tuvuge ko batababeshye, ariko Imana icyo yavuze kijya kivuga siyansi y'abantu. Ubwo yasamye afite 50 n'ingahe? 4. Harabaringe ngo nireba mu nda y'ingumba, kabona bishaka rikomeye. Naribashije ngo yaramaze imyaka 37 ategereje urubyaro. Muri iyo myaka 37 uyu mwana yabaga ko umugabo atari yaragiye mu butumwa bw'akazi ko yahabaga. 37 muri iyo mwana yabaga he. Umunsi akora ubukwe ngo yatahanye igitenge, ijwi riramubwira ngo icyo gitenge utahanye ntikizasaze utagitebuyemo umwana. Umunsi ava kubyara icyo gitenge nacyo cyari kimaze 37, nicyo yatahanye mu mwana. Yaracyanditse. Ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Mbere umuntu kirabona ngo ntabwo ku Mana birarangira. Ducuruza uburyo bw'Leta tuzi bwo kuri izindi gahunda. Mfite umwana wanjye muto, mfite abana 3. Umutoya ari muri materineri ya mbere, yavukiye amezi 8. Murabizi ko abana bamezi 8 ubundi bwo kubaho ni gake cyane. Warindwa bari ko 8. Avukiye amezi 8 tugira umugisha kuko Imana yari yamuvuzeho mbere yuko avuka, ariko avukana umwenge ku mutima. Yavukiye mu Kacyi, batumwana avuga umwenge ku mutima, ntacyo twabikoraho. Tuzabohereza i Kanombe, ikibazo abafasha transfer mu Buhinde. Nuko turasenga, dusenga twibutsa Imana ko ari icyo yavuze kuri uyu mwana. Bo bari babonye ntacyo bakora. Dusenga iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 bagiye gushaka wa mwenge, basanga nta n'uwigeze ubaho. Ntabwo ku Mana birarangira. Ntabwo birarangira. Umwana turamutahana, akomeza kuremba. Umuntu mwarambwira ati ese ibyo ni umukozi w'Imana. Umwana ko wari umuvuza, ni nanjye indwara twarayibuze, batubwira amafisi bakamuha ibiti bikanga, ntabwo tuzi icyo arwaye. Ati ese umuvuriza kuki? Ndamubwira nyine nikoresha mitiweli. Hari aho ikora, hari n'aho ugera ikananirwa, hakaba hasigaye imbaraga z'Imana. Umusore umwe ngo yigeze yicwa n'inzara, ngo yumva agiye gupfa pe, atari kuvuga ko inzara inyice, mfite mitiweli, nturanye na resitora. Nicwa n'inzara mfite mitiweli, nturanye na resitora, ntabwo naba yizize. Ahita afata mitiweli, akubita mu mufuka, ajya muri resitora. Ati mwumve ibyo kurya. Baramuriza ati ntabwo maza, ati tukongera no kwikora, ati nta kibazo. Fagitire yikure 2 ndishyura. Amaze guhagati munyereka aho bishyurira.
arahamwereka akuramo mitiweli ayihereza uwarushe ati se bite none se hano ntabwo ari kuri centre de santé atari ko hepfo haranditse ngo uyifite ntarembera mu rugo uyifite ntagira gute none se ko nari ndembye kandi nyifite ntabwo narakuremba icyo narishatse umuntu ufite Yesu ntajya arembera mu rugo mitiweli yo wayigira ukanapfa bakamushyingura ariko ufite Yesu ntajya arembera mu rugo ndashima Yesu ko twamenye tumuzamura nuko tumushimira Bibiliya avuga ngo barangije bagurisha Yosefu basigarana ikanzu yaraguzwe n'abantu bakeneye kumwungukamo bajya kumucuruza ngo agurwa na Mukapotifari ajya gukora kwa Mukapotifari reka mbabwire nubwo Yosefu bamugurisha nubwo ikanzu bayisigaranye ariko hari ikintu kimwe nakuye muri iri somo ntabwo Imana igirinda ikanzu Imana irinda inzozi ntabwo Imana irinda ikanzu Imana irinda inzozi ikanzu bayiharabika bakakuvuga uko witwa n'uko utitwa bakakuvuga ibyo wakoze n'ibyo utakoze iriya ni ikanzu bari guharabika ariko mu bintu Imana ntabwo ikibemerera gukora ku nzozi kuko ntabwo ikanzu ariyo yazanye inzozi ahubwo inzozi nizo zatumye bakoresha ikanzu ntabwo Imana irinda ikanzu rero Imana irinda icyo yavuze kuko irabizi ko nigisohora abagusuzuguye bazakubaha ndashimira Imana itarinda ikanzu ahubwo ndashimira Imana irinda icyo yavuze yo kabya fatera haleluya naje kubabwira ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira kuko icyo yanditse igihe nari mayibobo 2008 ndamureto Kicukiro ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi najyaga niya kawunga yo mu mufuka no ku cyapa cya Mitsingi najyaga ndara muri toilette kuri Rwanda Gikondo maje yatuye muri Sahara najyaga muvomera amajerekani 12 ku munsi kugira ngo mbone umuceri wasigaye ku masahani mpawe n'uwitwa Kayitesi ayo mateka nandi navuze ni ingaruka z'ubupfubyi bwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 iwacu mu Biseseri Karongi matakariza ababyeyi n'abavandimwe ariko ngira umugisha Yesu arandokora amen ntabwo nari nzi ko nzaba umugabo mfite data wacu uyu munsi aracyahari yigeze andeba arambwira ngo n'uwagushyira mu ishuri ukiga hari ikintu kizima wavamo kandi ambwira gutyo ntabana n'ubumuga n'abana n'ubumuga sabo gutabwa umuntu agihumeka Imana yamukoresha yabonaga ntacyo nzavamo yarandebega akabonesha reka mbabwire igihe gituma abantu bagufataho ijambo ariko nakuzima n'igihe kijya gituma ntabwo nzi ahantu mutuye ariko ahantu wese mutuye ntabwo muhatuye kubera ko muhakunze muhatujwe n'igihe uzarebe yikeneye inzu uhamagara umukomisiyoneri nitwa runaka nshaka inzu akakubaza ngo yangahe 60 ahita amenya ahantu hajyanye n'amafaranga ufite ntabwo utegeka karitsiye amafaranga ufite niyo ategeka ukababwira ko mutahahira ahantu mushaka muhahira hangana n'ubushobozi mufite niyo mpamvu umuntu ajya mu isoko bamunyereka iz'ikimene kandi akabaza iz'ikimene areba inzima kubera iki ubushobozi afite ntibumwemerera kugura inyanya nzima noneho wamubaze ngo kubera icyo ushaka ikimene ngo nizo ziryoha oya murabeshya zirasharira ahubwo zigura make ziranatunguka umuntu akajya muri busheri ngo mu mifupa ngo n'ibinono ngo mushyiramo ngo n'utunure ngo nibyo biryoshye isomo icyo si cyo ahubwo amafaranga ufite ntakwemerera kuba zirote njye ntabwo nzi uko naje ariko reka mbabwize ukuri mu kandi buri wese arataha ntabwo ataha uko ashaka urataha bingana n'uko ushoboye reka njyewe nivuge ntabwo abana banjye biga aho ushaka abana banjye biga aho ushoboye kwishyura kuko aho ushaka ntabwo ariho biga wagize ngo mwambara ko mushaka mwambara ibingana nayo mufite yego igihe kijya gituma umuntu agufataho ijambo ariko igihe kijya kirya
yakora n'umuntu. Yes. Uwo nguwo wambwiye ngo nubwo yanshyira mu ishuri ntabwo nakwiga ngo nzagira icyo mvamo. Ejo bundi yarampamagaye arambwira ngo muraho, nari ngiye kumuzanira ngewe nande igihe ndimo kiramutegeka kungira benshi. Ni muraho ngo barambwiye ngo ntiyego ngo musigaye muba hanze. Kumbi sinzi uwamuhaye amakuru yuko muri indege ngiye mu ivugabutumwa ntubaze uwayamuhaye, sinigeze mbimubwira. Arambwira ngo barambwiye ngo musigaye muba hanze mu kinyabupfura cyiza. Ntabwo tuba hanze kubera akazi kenshi tugenda tugaruka kandi ngiye rimwe. Mu cyaro yarabiciye biracika ngo afite umuhungu wirirwa ugenda mu ndege kandi nagiye muri mwe ariko bahirirwa agenda mu ndege. Nabaye umuhungu we kandi mbere se iyo Imana ishoboje icyo yanditse ubona bakwiyitirira ba anti ntuzababura ba anko ntuzababura. Igihe kirabikora. Niba hari ikintu kiriha ni ukuza muri iri teraniro nkahita nza nkicara kuri iyi ntebe nta protokolo nzanye, bakaza bagahita bambwira ati iyo ntebe ntabwo ari iyawe ngwino tukwereka aho wicara, bakansubiza inyuma ntakomeye nahita ntaha. Ariko niba ari ikintu kiryoha ni ukuza nkicara inyuma bakambwira ngo iyo ntebe si wo mwanya wawe ngwino tukujyane. Ahantu wicajwe n'igihe nta muntu wahagukura, ariko ahantu wicajwe na mwene wanyu iyo hari undi umusimbuye aguhagurutsa aho wicajwe na mwene wanyu. Ariko iyo Imana ihakwicaje nubwo hazi ingoma ibihe ibihumbi ntawahagukura kereka Imana yahagushyizeho. Icyo Imana yanditse igiye kugisohoza. Muzibuke kujya mwubaha Imana yabashyize aho ngaho, muce bugufi ishyirwe hejuru. Reka mbabaza ikintu kimwe, ari esikariye iyi ngiyi nkanagiyeho n'iyi ngiyi ifite agaciro n'iyi niye zose niyi mwemeye mwese ko ari iyi ngiyi kuko nitumye. Cyumva ikibazo ni kimwe rero, ni ukuntu abantu benshi tugera aha ngaha tukibagirwa ko iyo tumye tuhagera ari iyi ngiyi. Kuko iyo tugeze aha ngaha tuhasanga abandi bahageze mbere, ntituba tukibuka babigizemo uruhare kugira ngo tugere aha ngaha. Ariko tugeze aha twagakwiye kubaha iyi esikariye kuruta uko twubaha iziri aha ngaha, kuko izi twazisanze aha ngaha ntabwo arizo zatuzamuye. Izi ntabwo tuzi uko zageze aha ngaha, twagakwiye guha agaciro iyi ngiyi yatumye tuzamuka. Ariko abantu benshi kandi hari igihe usanga esikariye yakuzamuye iyo ntiyigeze iva hahandi. Umubyeyi akigora akarya ubusa akakurihirira, wamara kuba ukomeye ukajya utinya kuvuga ko ari umubyeyi wawe, ukajya gufata abandi. Harimo n'abo benshi ngo nta babyeyi bagira kandi afite nyina. Ngenda muzi umwe wajya gutinya kuvuga iwabo kandi ahafite. Bakozi b'Imana icyo yavuze izagisohoza, ariko umunsi yagisohoje muzibuke. Yego Yosefu nubwo bamugiriye nabi ntiyigeze abitura inabi, ngo byararenze abatuzi Gosheni, karitsiye nziza kuruta izindi, kandi barashatse kumwica ariko ntiyabagirira, kandi yari afite ubushobozi ariko ntiyabagirira nabi, abitura neza ko baramugiriye nabi. Icyo yakoze n'igisohoro, uzibuke ko Imana yabikoze. Niba ushaka mureka dukorere Imana niyo yonyine wabura mu buzima ukagira icyuho, ibindi byose wabura ubuzima bugakomeza. Nagize umugisha wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze mbere y'uko apfa. Ku myaka 7 nagize umugisha naryumva, bamutemaguye arimo avirirana asa naho ari ku munota we wa nyuma.
aramfata njyana hafi mu baturanyi, arababwira ngo ndabinginze nimukomeza kubaho muzamenye umwana. Yijishura igitenge yari yiziritse mu nda kubera inzara, arakibahereza, arababwira ngo muzamudodesherezemo agashati ajya akambara nyibuke. Arampindukirira arandeba, mbona araturitse ararize, arambwira ngo mwana wanjye nubwo ngiye ngusize mu maboko y'Imana. Yarabonye ko ayiwe ananiwe, yibuka ko nayo abaturanyi azananirwa, ariko yibuka ko hari amaboko atananirwa ay'Imana. Ntabwo ahari ngo arebe ko ay'Imana yasizemo niyagize umugabo, niyampaye abantu, niyagize umuntu. Reka Imana niyo yonyine wabura mu buzima ukagira icyo, ibindi byose biragenda ubuzima bugakomeza. Hari igihe umugabo guta akagira ngo birarangiye. Umuntu naguta Imana itaraguta uzamubwire ngo warakoze kugira umumaro mu buzima bwanjye, ubwenge cyawe muri njyewe kirarangiye. Kandi iyo amaboko mwakurekuye Imana iba yateguye andi maboko. Haleluya. Amen. Ko mbizi mwize iyi nteruro itararangira bashyira mu iki? Gasobanura iki? Bivuze ngo bigeze gute? Iyi nteruro irangiye bigenze gute? Ni gute umuntu ashyira akadomo ku buzima atatangira? Uyu nguyu ngo mbona atazarera aho ageze ko wabigizemo uruhare. Nabagira inama nibashyiremo akico ntibazi biri inyuma. Amen. Warunze ndi mayibobo 2008 yarazi ko uyu munsi naba ndi wondi we. Icyo yanditse umbere kirango ngo komera icyo yanditse yaracyanditse. Tuze kwihuta. Bibiliya yavuze ngo ageze muri Egiputa akora akazi yagombaga gukora. Muka Potifari aramwifuza, undi yanga kuryamana nawe. Birava ngo birangira mushirishije muri gereza, avuze ko yagize gute ko yaryamanye nawe, baramufunga. Wageze muri gereza asangayo babiri barose inzozi, ngo zibahagarika umutima. Ati byagenze gute? Ati natwarose inzozi singa mu ijoro rimwe. Ngo barazinubwira, arababwira ngo zino nzozi zisobanura yuko umwe azacibwa umutwe, undi agasubira guseriva vino ibwami. Ngabwira uzasubira ibwami ati ndakwinginze uzavuge neza kuri Farawo ndebe ko yamuza muri gereza. Ngo ageze yaramwibagirwa ntiyamwibuka, ariko amwibagirwa Imana ikimwibuka. Amen. Biraba ngo amara imyaka 2 Imana ibona ko hageze ko isohora Yosefu muri gereza. Ngo umunsi Yosefu bamara kumugurisha, ngo bafashe ikanzu yari yambaye bayisiga amaraso bayohereza se, baramubwira ngo urebe niba yaba ari ikanzu y'umwana wawe. Ngo se ayibonye arayimenya, ngo ashishimura imyenda aravuga ngo nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Ngo aramuririra. Bene se ba Yosefu bazi ko ikijyanye n'inzozi zarangiye, ntazigiye, kuko impamvu yo kumugurisha ngo kwari kugira ngo barebe ko inzozi yarose zizasohora. Kubera ko bamugurishije bazi ko inzozi yagiyemo kakano kitwa Toba. Kabiri, se wa Yosefu kubona ikanzu bimweretse ko Yosefu atakiriho, ariko mu bikintangaje ari Yosefu arahari, ari n'inzozi zirahari. Aho atari ni mu bitekerezo bya se na bene se, ariko mu bitekerezo by'Imana aracyahari. Inzozi zarangiye mu bitekerezo bya bene se, ariko umugambi w'Imana zirimo. Yosefu yarangiye mu bitekerezo bya se, ariko umugambi w'Imana Yosefu aracyahari. Ndashimira Imana ko hari ibintu bazi ko byarangiye muri, ariko ku Mana bitararangira. Barota inzozi ngo habura n'umuzisobanura, ngo wa muntu yabwiye ngo uzanyibuke, ngo abayibutse Yosefu atariko mwana nkundire nkwibutse iby'icyaha cyanjye. Ubwo twari muri gereza, hari umuntu wari urimo, twarose inzozi harazisobanura, mwareba niba uko birivuga ngo umwami arategeka bamuhubuza muri gereza. Mfite isengesho ribwira Imana ngo Imana imuze n'umuntu uhubutse. Reka babwira akantu kambaye Umugisha yasize nagiye kwigisha Urubavu. Narabwirije ngo hari imico myiza ntabwo ari mubi yakuze kuba mu bihugu twegeranye mu Rwanda, naho nabonye iri kugenda haza kandi umuco mwiza.
noneho uri kuko umuntu bari kubwiza abantu bakajya kumupuresinga. Ndi kubwiriza umupasiteri waho Rubavu n'umumama ashinga itorero ryawo, umugabo we umukozi w'Imana mu itorero. Noneho umudamu arafashwa yiyambura shenete, yambura amaherena, yambara ibikomo. Ntabwo byambara ariko madamu arabyambura. Arabwira ati ndafashe umera umudamu ku mutima ari nubwo mwirije akabona madamu n'undi bari kuzabigura ntacyo bitwaye, bayangaya yarokotse ntabyo nzabura. Arakomeza arafashwa, noneho ngo arafashwa afungura ishakoshi agiye kureba ko ntacyo mva mu imodoka, asanga ko ntacyo bayitwaye. Yabivuze ahagaze ku ruhimbi, aravuga ngo naringiye kumuha imodoka ariko sanga ko ntacyo bagize gute, ariko arambwira ngo nubwo naringiye kuyitanga n'ubundi ntiyari iyanjye, yari iy'umugabo. Noneho wumve nimusoza ndakomeza. Dukomeze asikomeze ntabwo bitekerezo bimwe ntabwo babya nabyo ni byiza. Nakuye n'iki Imana yarebye sanga n'amako ntacyo biraza guteza ikibazo. Sindi bwemere ko urwo rusenyuka mfate yako ntacyo yisubiza. Imana yari ishatse kunyereka ku munsi igihe kimwe izatungura udafite ubwoba bw'uko itariye. Ibintu Imana itubwira biri mu bantu. Hano harimo abantu Imana yigeze ibwira ko izahinze. Nuko nanjye ndayitegereje, nuko nanjye ndayitegereje. None se reka mbabaze, nanjye nibaza kino gihugu hari inzira idafite icyangombwa, hari ubutaka butabaruye ubwa leta gusa ubwa leta. Atako n'Uwiteka nguhaye ubutaka ibizi ko byose bifite nyirabyo. Yabwiye kurongo nzakinyuza izaduha ibiranya z'abandi bantu. Hano harimo abantu batuye, harimo nk'abantu batuye bakabatuye. Umuntu urano tuye n'indi akaba afite nk'ahantu namubonye ahantu tuye mbere yuko hatura haraho ntabwo n'undi muntu mwaguze. Rero abantu mutuye mwitonde, wabona tuzabagurira tukabimba. Imana ikabajyanye ahandi hantu n'amato. Ntimwibaze ngo iby'Imana ibabwira biri hehe, birahari. Ahubwo igisigaye ni ukwiduhuza nabyo, ariko Umugisha tubwira urahari. Ngo amuhuza muri gereza, ngo aramuzana ngo agire ikiganiro n'umwana. Urumva umwanya mfite ntabwo uri buze kunyemerera ngo mbabwire uburyo ari ubukwe bwanjye twasengeraga ku Muhima. Ubukwe bwanjye bwapfuye kuwa mbere saa 8, mfite urukiko kuwa 4 saa 8, baranyerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima. Mvuye kwishyura imyenda tuzamura ngeze kwa Rubangura, namaze gutanga komande aho tuziyakirira, ijwi ryambwira ndi kugenda muri ya mugore ntabwo ari uwawe. Ngo ntabwo ari uwande riza bwa mbere nimizina ntabazimubashye. Biragaruka bwa kabiri kwa mu muhanda magana kuri cya gicupa cya koka cyo harakwa Rubangura. Nihagarara ku kanya ngo Umuvugabutumwa atavuze ati komera John rikomera. Ese ko wabuze ndi kwitegura urugo. Aravuga ati maze iminsi nsenga Imana yambaye ko nta bukwe buhari bazimubashye. Gihagaze aho ngaho mpamagarwa n'umudamu utuye i Kanombe, arambwira ngo bite mukoze ibintu byiza. Ati naraye muroteye inzozi, narose nawe na wa mukobwa mwarabanye mwarakoze ubukwe, mbona mu gihe ahantu mukaba abazi mu cyaro babizi ko twajya tujya gufura ahantu mu mugezi mu Kabande, abikigaye ntabwo mubizi. Noneho ati mbona mwarakoze ubukwe mujya gufura ahantu mu Kabande, imyenda ntiyuma muyizamuka nitumye muyikoreye mu basi. Ati niwe wari uyikoreye. Ati mwatereraga agasozi, ati mbona ukazamuka ubiri ibyo yanga kukwakira ahubwo yakureba agaseka. Ati muminuka agasozi, mukimara kuminuka agasozi mbona warushye. Ati mbona uhuye n'umwana w'umukobwa, arakubwira ati ko mbona warushye wazanye nkakwakira. Ati mbona uwo mwashakanye nta mbabazi akugiriye, mbona uzigiriwe n'umwana w'umukobwa muhuye mu nzira. Ati sinzi icyo bisobanura kandi zazimbwiye atazi ibyo maze kumva. Ndira kabyihorera byabaye ihurizo. Urumva bigiye kugera kuwa kabiri
urukiko ni kuwa kane, abashumba bariteguye, ababyeyi bariteguye, ku murenge baratumanitse bategereje ko itariki igera, kumva Imana irimo irabyanga. Abona bamwe bamuzi, ni umupasiteri yitwa Papiyasi, ngira ngo asigaye akorera i Bugande. Yari afite icyumba mu Kivu cya Kagugu, niho yaratuye, yaramaze iminsi yimariye, cyabaga ku wa mbere nijoro. Mpita mvuga nti ngiye gusenga Imana kandi njyanywe n'ibintu bigera muri 2 cyangwa 3. Icya mbere ndayibaza impamvu itabimbwiye mbere y'igihe. Ijambo rya kabiri ndayibaza impamvu iri kumbuza uyu mukobwa. Nibyo byari binjyana. Ndagenda ngezeyo usanga umukobwa nawe yaje gusenga, tutavuganye. Bite sheri sawa, umeze ute? Meze neza. Imyiteguro ko nari ntaremera ko ari Imana ivuganye nawe. Imyiteguro ni sawa, tujya mu cyumba gusenga. Njyewe sinari mfite ibyo mvuga, hari aho umuntu agira amagambo akamushira, ntabwo uvuga batarabona. Ababyeyi mwaka twabyaye muzatubaze, burya umudamu atakakiri ku gise cya mbere, agera ku cyanyuma atagifite imbaraga. Turabizi we, burya ku cyanyuma umuntu aba agifite imbaraga, amashagaga ari yose, bigera ku cyanyuma wowe gusakuza ngo bakuvuze. Icyo ni igise cya mbere. Abageze ku cyanyuma baravuga ko basambanye bagakomeza. Ninjira mu cyumba cy'amasengesho, nicara mu nguni nkahariya, nabicara hariya, barahimbaza. Njye sinari mfite ibyo kuvuga, Imana nshaka kumbwira ibyo naje kubaza. Bigeze saa 6 z'ijoro, ndashimira Imana twakurikiye, ntabwo yerekwa irareba. Bigeze saa 6 Ubutumwa witwa Sibomana wabagiremera kuri ADPR ajya mu mwuka, arahaguruka. Nanjye ntanuye gutya, ibyo guhomeza nabifite. Mbona aragiye, asatiriye wa mukobwa ntisawa, ireka numve. Uyu muvugabutumwa ntanzi, nawe ntamuzi. Aravuga reka no kuvuga iby'Imana yavuze ngo ntabwo arimo nyina wabo. Imana ivuga kuri uyu mukobwa, nkajya ngira ngo siwe bari kuvuga. Hari ukuntu Imana ivuga umuntu bitewe n'uko umuzi, ukagira ngo ubuhanuzi aravangira. Ubwira ko ukunze isi konti. Ntabwo kugenda mu bibumba risace sobanura agakiza. Tujya kwerekanwa, yarambwiye ati sinzajya gusokoresha, ni nagukunze uri naturere, ntacyo bintwaye. Mujyana mu basirikare Nyamirambo, mutodeshereza baje zifite n'ibitambaro byazo kugira ngo nubahire kwambara ijipo. Ntibari kubona agatsinsino hepfo ku birenge, ariko mubwire ngo ntikabaho. Nivuga gutya ntugire ngo nshyigikiye abamba. Umuntu ukijwe agakiza akamutegeka kwambara umwenda, akaba ajya ku myenda, ntabwo ukwiriye abantu b'Imana. Kandi uwo muntu yambaye ukuntu ntukajye umutinda. Aho yatinze niho bambaraga, aho yatinze nuko bambaraga. Ntabwo anagira umwanya wo gutinda imbere y'Imana ngo amenye imbere y'Imana ko bambara. Niba umva umuntu avuga amagambo, aho yatinze nuko bavugaga, ntaratinda imbere y'Imana ngo amenye imvugo zivugika. Aho umuntu atinze asa nawe. Imana iravuga, numva umeze ruraje. Imana ishoje kuvuga, azamura ukuboko, bamuha ijambo. Aravuga ngo kubyo Imana ivuze hatabuzeho na kimwe, niko kuri. Kumbi nabandaga Mana yanjye mu mutima, ni Imana ko yihanye se twakomeje. Ni mu mutima uhanuza arasimbukira ati yaranyishe. Ati ntabwo ari ukugira ngo mubane, kwari ukugira ngo nkwereke ko ari njye wavuganaga nawe. Uyu siwe mugore nakugeneye. Oya ni njyewe, ni mu bantu nyine. Mu gitondo cya kare kababwira ko icyo yanditse yaracyanditse. Aha twateye haleluya. Yaracyanditse. Nubwo haboneka abacitambika, nubwo haboneka imbaraga zikirwanya, ntawe uzavuguruza icyo Imana yanditse. Mu gitondo cya kare hari kuwa kabiri ndabyuka,
Imana yamumbujije. Imana yamumbujije. Bishop wanjye arambwira ngo mwana wanjye nzi uko wabayeho mu bupfubyi, nzi ubuzima bubi. Niba ari Imana yavuganye nawe genda wumve Imana, urugo rube rutwa na gereza. Numva shinye Imana basi ko umushumba wanjye anyumvisha. Inzira yari imwe bitamanukira ku murenge wa Muhima. Ni mu manuri by'amazina yanjye na runaka ariko abihorere nta rukiko rugihari. Bariya bo nta byinshi bakubaza. Bitamanuka Nyabugogo uwabo hari Kimisagara sanga mama barahari. Ati muko bacu mbite musabu imyiteguro ntimize fresh ariko hari cyangenza atikize. Ingewe n'umukobwa wanyu nta buko bugihari kandi impamvu budahari muze kuyimubaza. Imana Umugisha. Tansha. Sigara rwari ntambara rero ya bene data tubana. Umukecuru bigeze bajya kumubatiza ngo ageze muri Yorodani arasaba. Pastor ati umuntu utaba asa pastor ati nubwo nasabye kavuga impamvu nasaba. Ndagira ngo narwo batize ndebe ko bakiza. Muzashaka umubatizo barananira. Muzashakira sitwaye ari pastor. Bari kuzamutungisha ikigo nawe ni wibe ni muvuga Imana yabampa iyo yagutanze umuntu wese akukira ijambo. Imana yakugize ikibaho. Umunyagice waguye uwo wagaburiye uwo wacumbikiye akakwita umurozi yarabaye iwawe imyaka 5 kandi yabivuze turabyemera kuko yabaga iwawe. Ariko mu ikintu nkunda kiba mu ishuri buri mwarimu wese agira isomo rye n'isaha. Iyi saha irangiye isomo ritararangira asubikiraho agejeje agasohoka hakinjira uje mu isaha. Kunda ba undi winjira yinjira bango efasero taburo. Yinjira bategeka gusinya sanze kuko hari byabashe gushira. Iyi Imana yanditse kitarasohora umuntu wese yandikaho ariko iyo gisohoye ibategeka gusinya ibyo. Baramugana cacaka ariko bibiri na 12 yambwira ngo ngiye kukwiyereka. Yambori uko kandi nabwo baravuga. Zo baravukoze baravukoze. Nacyo buri byavuga bataragushatse ariko azicwa neza none 12 irashize. Bakivuga baracecetse. Ntabwo birarangira. Mu message mbona hano kubera icyo Imana yanditse Yaracyanditse. Umwanya muto dushigaranye ubundi tuze gukora igikorwa kimwe dusoze. Tuzabura amaboko dushimira. Abakiyazabura bikamera ngo reka tuyazabure Imana yo kabyara. Barimo besha ko nabonye umuntu natuziranye. Harimo n'abandi ko nabonye umuntu natuziranye dusengana. Uzi ko ubukwe nakoze nageze hagati nkabura ibintu byose. Umutima ukambwira ngo humura njya kubukwe n'umudiyakone. Umudiyakone nasabukwe n'umudiyakone ntugire ubwoba n'uburi nkwano muzandikirana bamugukope. Jyama cyane. Aravuze ngo muri makemba cyangwa kujya muka. Ariko ntabwo namwikopesha. Kuri Imana yampaye impano ndamukwa ariko umunsi yimwe ibintu byabaye ni ibitangaza. Narashe umutwe kurugi reka tugaruke ibyo tubyibonera. Wasobanura inzozi umwami ati narose inka 7 zibyibushye n'izindi zinanutse n'iby'amasaka nshaka gusimbuka byinshi. Ati none imyaka 7 y'ubururu cyane cyo zisobanuye n'indi myaka 7 y'inzara none dukora iki? Uwaje ari umuntu ahindutse umujyanama wa perezida. Ati gushaka umuntu wize iby'ubuhinzi ahingisha mu myaka 7 yubakisha ibigega kugira ngo zitazabica. Perezida ntabwo yigeze ahamagara indi nteko, ntabwo yigeze ahamagara abaminisitiri n'abadepite yahamagaye. Yahise avuga ngo twakura hehe umuntu umeze nkawe uri mu mwuka w'Imana. Uyu muntu ntavuye muri gereza. Uyu muntu bari bamubaza cyamufungishije
gusobanura inzozi rega ari kuba minisitiri. Ibyo bintu murumva bihorara gusobanura inzozi rega ari kuba minisitiri. Reka mbabwire impamvu rero Imana itemeye ko haterana inama. Nimunize kano gatebe kanjye kananicaye bagiye bakanzanira. Imana yararebye kashyira kashyira. Imana yararebye isanga inama niterana Potifara atari buze kuyiburamo. Yararebye isanga inama yemeza Yosefu niterana umukuru w'ingabo ntari buze kuyiburamo. Kandi niba ajya gufata umwanzuro wo kuzamura Yosefu umukuru w'ingabo ari buze kuzamura ukuboko. Avuga ati hari icyo nshaka kuvuga nyakubahwa mbere yuko mufata umwanzuro. Bakamuha ijambo ati ijambo rya mbere uyu ushaka kugira minisitiri icya mbere si umwenegihugu. Yosefu ntiyari umwenegihugu. Kabiri mwe mumubonye asobanura inzozi. Mbere yuko asobanura inzozi yari umukozi wanjye. Icyatumye afungwa ni umugore wanjye yubahutse gufata ku ngufu. None perezida nimubugira minisitiri abana b'igihugu azabamara. Kabiri numugira minisitiri ubahutse uwanjye ari umukozi ari minisitiri zubahuka n'uwawe. Mubitekerezeho nicyo nabivugaga. Mwebwe murumva yari guhita akorerwa iki? Ni ibintu bibiri, ni burundu cyangwa ni ugucibwa umutwe. Imana ibona hari kuze kubaho kiyoboye. Ni ingenzi Imana uyu mwaka 24 nibona hari inama iteraniye kukuzamura ikabona hari buze kubonekamo umuntu witambika izamuheze muri iyo nama. Nikemere ko bibutse ko abantu bose bifuza kuzamuka, ariko nibona hari umudamu udashaka kuzamurwa mu kazi izamujyane muri konji yo kubyara azaje kubyara wabaye umuyobozi. Ni ingenzi Imana rero abatadushakira ibyiza ntibakabe mu nama zidufatira imyanzuro ahubwo bazatangarizwa imyanzuro yavuye mu nama. Ndavuze ngo Imana igira biheza mu mugisha wawe. Ntabwo yigeze hateranira. Ndebera rero kigaje iminota nk'ingana n'undi tugasenga. Ndebera muka Potifara ari mu rugo. Na Potifara yabonye itangazo ryemeza Yosefu yabaye mu nama izamura Yosefu. Kandi bibutse ko umuntu yicaye n'uticaye ntibicara kimwe. Umuntu uticaye ukunda bayicara. Kagira ngo bamubwire ngo umuntu uhicara. Urabona umwanya uri inyuma hajya muri umuntu uticaye no kuyicara. Ariko umuntu wicaye ayicaramo yose nk'udafite ubwoba. Nkigera mu rugo nkuramo inkweto kamambiri bakambika butura nkaryama mu ntebe nashaka nashyira amaguru ku meza. Aho ni iwanjye. Ubwo uzazi iwanjye ngo nuko turi inshuti kuremo inkweto. Nuko ibyo nta muntu bikuri w'abandi. No kwa mushumba wawe ntabwo wemere kugarama mu ntebe mugereka. Ibyo ngibyo bikora iwe. Tazazi iwanjye ngo turi inshuti tukajya kugarama mu ntebe no gushyira amaguru ku meza. Ndebera muka Potifari rero abamabuja biwacu iyo batakoze biriwe mu rugo ubusanga ari mu rugo afite telekomande nyiraryamye muri iwe. Ariko kado ni gute abantu barya saa 8 biriwe mu rugo mwiriwe gukora ibiki tuba barya amasaha. Ujya kuzana umwana amasaha yageze wumve n'uwo uri kurira ikimuriza kaya kubira bakaba muri saro hari kunuka nabi muze gushaka ibintu byahapfiriye abashyize kuri televiziyo y'igihugu atereka nze ndeba amakuru yiriwe kumbi harageze nibwo itangazo rizamura Yosefu. Ntabwo birarangiye. Bene se bazi ko Yosefu yarangiye, se wa Yosefu azi ko kumbi ntibazi
utazi ko ubarangije arimo yazimaze kuzamurwa. Wagiye kubona mu itangazo rivuga ngo kuva uyu munsi inama ya perezida yanzuye ko Yosefu aba minisitiri. Mpamya ko yahise yicara nk'umuntu uticaye iwe. Abantu bambara rinete haruguru mujya muzimanura mukazishyira ku zuba. Wamubonye iki? Ugasanga mpamya ko niba yarazambaye yahise asizana kubera yarazi. Ariko nawe tekereza umuntu washyirishije muri gereza, uzi umubeshye, uzi ko ibyo byarangiye, ukajya ukabona itangazo rimugira minisitiri. Ntawe uzinjira mu gihugu atabyemeye, ntawe uzasohoka mu gihugu atabyemeye. Muka Potifari nawe yisanze azajya gusohoka mu gihugu akabanza kunyura. Nimushaka mujye mubana n'abantu bose amahoro. Zaburi yavuze ngo hari kurira ariko ntacyo gitongera. Nashaka wari umukozi wawe ufate neza niba wamenye ejo he. Nabonye abari abakozi bahinduka bakoresha, abari abakoresha bahinduka abakozi. Wari umuntu yahindutse umunyacyubahiro. Moridekayi wari umuzamu yahindutse umunyacyubahiro. Umunyacyubahiro wari nushaka oroha ca bugufi. Ufite amazu ukodesha abana neza n'abapangayi ntiwamenye ejo habo. Nimushaka dukorera Imana niyo yonyine umuntu akorera ntazicuza. Naho isi ihemba nabi, isi ntabwo izirikana. Imana niyo yonyine nabonye umuntu akorera ikazirikana. Ngane ku musozo, umwana wanjye w'imfura maze imyaka 12 nimariye. Umwana wanjye w'imfura tumutwite, madamu yari afite inda y'amezi 3. Kababwira abantu uko mureka tubaye n'abari ko bana abantu sindi kuvuga ngo si beza, ntabyo mvuze, ariko abantu reka mbabazi. Iyo muguze urubiti cyangwa shikarete utarayirya uyishyirahe ukiyigura, utarayirya mu mufuka, mu ishakoshi, mu modoka. Iyo umaze kuyirya uyisubiza hamwe yarire, kubera icyo utayishubije aho yarire. Icyo wayishakaga ngo cyagize gute? Niko abantu bateye. Iyo bakumaze n'icyo bagukeneye baguta naho ntacyo wamaze. Ariko ndashimira Imana idukunda turyoshye n'igihe uburyohe bwadushizemo. Umuntu akurambagiza gukunze uteye nk'igisabo, urareba nk'inyana yo mu ruhongore, nawe ukabyemera utari inyana, akavuga rwose pe. Ejo wagera mu rugo wamara kuba deformate kuguteye gute? Ibyo ni ibiki ndeba? Warebaga nk'inyana yo mu ruhongore ise kukanura nabi. Abantu baraharana. Ndashima Yesu niwe wenyine udaharana. Ndashima Imana yadukunze nta kintu uciye. Umuntu wese ukunda hari impamvu itumye umukunda. Yesu yaduciye iki? Nkunda madamu bwa mbere nabonye intoki, reka ubwo buhamya mwihorere. Ejo bundi ngo hari abakozi ubukwe ngo barakora ubukwe bageze mu cyumba, bagiye kubona ngo abona umugore ashatse umusatsi afite ntabwo ari uwe. Agiye kureba basanga inzara afite ntabwo ari ize. Wagiye kureba basanga n'amata yari afite ntabwo ari aye. Abantu benshi bari kugendana ibintu bitari ibyabo kugira ngo bagaragare neza imbere y'abantu. Nivuga ibyo madamu atera inzara ashyiraho imisatsi, ariko icyo mvuze tubikora kugira ngo tugaragare. Yahise amubwira ati kumbi nta na kimwe cyawe nakunze ufite, kumbi byose ni ibitirano. Inzira yakuzanye aba yigusubiza. Mwumve ko Yesu
adukunda hari nyuma ntakiriho. Nimushaka mureke dukorere Imana n'itatu ryajya gusa. Nyine nigeze numva umuntu abesha undi amutera umutima ngo ndakunda ngo muramutse yaje nzakubera moto. Ayo nama akanwa kavuyemo ijambo ryiza ngiri ejo kakavamo irindi ribi. Basabye iki? Mureke twikundire Imana, mureke dukorere Imana n'itatu ryarya. Hari umuntu aguha ibitabo afite ibindi agushaka, yamara kubibona cyangwa bimuze ntumenye ko wigeze mu inshuti. Hari igihe umuntu ahabwa ibyubahiro ahantu kubera inota afite. Batubashye wowe bibashye akantu. Hari aho usanga inshingano abantu barazihawe nuko batarazaho ko bashoboye, barazihawe nuko bafite iyo zishize rero uragutana. Ariko Yesu dukunda ntabicyo afite. Ubu yagukundiye iki ko? Ntiyagira umuntu ati yamundiye ko ndi mwiza. Heza. Kandi Yesu yaturemye neza. Umuntu wese yamushyizeho ikintu kimucisha bugufi. Ubu yarashatse n'umudamu akiri umukobwa mbere. Hari abantu beza bafata umuntu ni mwiza. Kandi uyu munsi ntibikenewe kuvuga ko umuntu ari mubi batazabafunga. Uvuga ko afite ubwiza utakunze ariko nta muntu mubi ukeneye. Uvuga gusa ko afite ubwiza utakunze ariko nta muntu mubi. Yari mwiza, yasaga neza, ariko yari afite ikintu kimucisha bugufi. Yari afite ikiganza, yaramusuhuza ukagira ngo ni ikibono cy'inka kimukara. Yari yaraguza ngo afite ikiganza cyagaguke. Najya mwana kuri pe murambagije ntiwanyemera, ariko nawe nibutse ikiganza ufite sinakwemera wanyemera. Nawe arandebera Yesu dukunda. Nasomye mu Balewi harambwira ngo kera iyo wabaga ufite inenge imwe muri izi ebyiri ngiye kuvuga, ufite ikirenge kibwataraye, niko mu Balewi havuga, ufite ikirenge kibwataraye, ufite inkovu ku mubiri, ufite izuru ribwataraye, ufite intege, waravutse uri ikinyendaro, uri mugufiya. Vuga n'ibindi se. Izo taye française ngo ni mwari kujya mu marembo y'urusengero. Bakobwa namwe bamama, iyo mwabaga muri kwa kwezi ko kurwarareresha ngo ntimwageraga no mu marembo y'urusengero. Muri izo ntege mvuze mumbarize ngo ufitemo zingahe? Ariko Imana ibyitegereje atanga umwana wayo. Dushimire Imana yatanze umwana w'ikinege kugira ngo mwenda warahera. Aho narigeze rero soza ubundi babwira ikintu dukora dusenge. Tujya ku Gishusha aho bita kwa Bishop Gakamuye Inosa muri Hope. Hari hagiye korali yanjye na Bishop wanjye bagiye ko bari bafite ikibanza bari gukora fundraising yo kubaka urusengero. Na madamu turiyo, madamu atwite inda y'amezi angahe? 3. Nari mfite 10,000 mu ikofi. Ibyo byabereye muri rusange, nafashe mikoro ndabivuga. Baritanga batishikurirwa y'Imana. Baritanga. Ngira madamu ni bya 10,000 ngiye kubitanga. Tibuka ko nayandi dufite. Ntacyo bitwaye. Reka tuyatange kandi ngiye kugira icyo navugiraho. Ndagenda nti wese iyo umuntu afite dukeya arabanza akitsa. Ati ndashimira Imana. Akavuga ibintu kugira ngo bumve ko agiye gutanga amafaranga avuye ahantu hakomeye. Ndavuga ni 10,000 ngiye gutanga ni ibyo gushingana umwana wanjye uri mu rugo. Nuko navuze twabaga mu cyahafi kuri maison de jeune. Madamu yarwaye arembye, mufata ukuboko mujyanye kuri tuwarete mu gikari. Kumbi mu mbuga hari force boutique ya tuwarete batashyizeho ibyuma, bashyizeho agasima gusa ariko ntibashyiraho ibyuma. Urumva ntibamenya ko hari n'ikintu. Turatambuka akandagiye ukuguru kumwe kuratebera. Ikintu cy'ikibati cyari kirimo kimukata ahangaha. Nanjye ngiye ntaho kugira ngo muramire, nanjye akaguru kanjye karamanuka. Hejuru hasigara akaguru kanjye kamwe nakiwe kamwe. Hafi hari abagabo bari kumwe inzoga baraza baratufata batukuramo
musubiza mu nzara kuva amaraso ndagenda ashaka umuti dushyiraho ndabona Imana ishimwe ko nyuma y'umunsi umwe njya gusenga ahantu mu buvumo umuhanuzi araza ati Kuvugana nawe ntanga amafaranga ntiyari ahari ariko Imana yari ihari nakuye imva 3 mu rugo rwawe kubera umurimo wanjye washyigikiye ejo bundi njye nayatanze numva n'ukuri nubwo ariyo mfite ariko biteye n'isoni kumbi namwe unyumvire icyo aya mafaranga 10,000 akoze mbivugiye iki ikintu cyose uzajya ukora mu nzu y'Imana ntukajya wumva ko gipfuye gusa nta mfano usigaye ntayo nusanga kano kantu kagategura mu rusengero ujye umenya ko gahora kakuvugira imbere y'Imana utanahaye tabitayazume n'iki n'amasengero imirimo uzi ko hari abantu bagiye banyitura neza mama yabagira ati mama yangiriye neza Yosefu aba ministri baha arabamenya ntibamumenya ati mwari bangahe ati twari imbono n'inyamaswa z'inkazi aho bavuga ko zari ni wicaye imbere abatumaho rupeni bati tuzamuzana gute baza kumuzana abatumaho na se ngo batuzi ngo shari mu ijambo ryaneje ni uburyo ababi akanwa kabitse Yosefu ni nako kavuze ko Yosefu ari akanwa kaje kuvuga ko Yosefu yapfuye nako kaje kuvuga ko akiriho uyu mwaka utararangira bahindura amagambo ku buzima bwawe iki Imana yanditse yagize gute Yohana havuze ngo iki Pilato arasaba icyo nanditse nagize gute ntacyo sinari nzi ko nzitwa papa w'abana ntabwo nari nzi sinari nzi ko nzagira urugo ntabwo nari nzi kumbe Imana yari yaranditse ko nzaba umugabo nkagira abana namwarurira mujye mumureka yiyarurire bitarumva muhaza umuceri ntarawurya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana bitamubwira mukecuru ntimerere reka musezerane kubera ijambo ryiza uvuze reka nanjye guha isezerano nta sose yawe nzahombye igikomere mfite si icy'isosi ni icy'umuceri atese uzawurya ngo ni sose yereka nzagagurira aho ngaho mama nariye umuceri mutura agahinda ubu niba hari ibintu byageza ubu ninzi wawe ntuzawurya umuceri wageze utawe umusira nawe uryamye muri urumva none wahara kahana Imana itakuru Imana imugisha mwifuza ko barindi mwarakoze kungirira icyizere mukabona ko twabana uyu munsi mu by'ukuri ntabwo ari uzi kubwiriza muri iki gihugu oya hari abandi benshi kandi nawe mwari gutumira mu yambwe kereka yabuze umwanya kuba rero naragize umugisha mukantumira icyo cyizere mukakimbonamo Imana ibahe umugisha mwarakoze cyane ndashaka umuntu umwe hano waba warazamutse ku rwego runaka nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare ari we uhigejeje akaba ahantu ndi uyu munsi nta muntu n'umwe wabigizemo ni njye jyenyine bivuze iki nta wazamuka atazamuwe n'andi maboko umuntu wese azamuka hari andi maboko amuzamenya nk'uko yesikariye ariyo yamfashije kugera ahangaha nari nshatse kuganisha ku kirere mu nkundire dushyigikire umurimo w'Imana dushyigikire iki twese twaje mu gitaramo kandi tuzi ko twaje gushyigikira korali ironshinga alubumu yabo ya kangahe ya mbere hari ibintu ntazakora nawe ntuzabikora niba hari ikintu cyiza ni ikintu umuntu akoze kivuye ku mutima
ataragahato k'umuhasi nicyo kibyara umugisha. Kandi nimvuga ibi ngibi sindi kukumatira bari reka mbabwize ukuri, itangije umurimo niyo nyirawo. Muhumure, ni byiza barakora, twakora uko dushoboye, ariko namaze gutangarira Imana ivuze ngo kino kintu izagikorera gikora. Hano nababonyemo urusengero dufite Imana tubwiye ngo mbahaye urusengero rwa mbere mu gihugu. Uyu munsi nta zindi ziraza, hazazina, ariko uyu munsi nta rundi rusengero ruraza urwacu, ni urwa mbere mu gihugu, ruracyari urwa mbere. Yenda hazazina, ariko 2018 Bishop bamuhaye igikombe cy'uko afite urusengero rwiza rwa mbere mu Rwanda. Ariko ndabyibuka turi kumuhima, uyu munsi ni umupasiteri, yarakiri umuvugabutumwa, ajya mu mwuka mushumba. Imana iramubwira ngo genda ujye inyuma, hari harambari. Aragenda asanga y'igiceri, arakizana. Aratubwira ngo Imana irambwiye ngo nkuko mutari muzi ko kiriya giceri kiri hariya, niko mutazi amafaranga azubaka urusengero ahantu azava. Tugura ikibanza ntabwo twari tuzi ko harimo umucanga, n'uwakigurishije yari azi ko urimo. Umunsi dutangira gusiza bwa mbere basanga harimo umucanga, dutangira gucuruza umucanga, urusengero rurazamuka. Kumbi Imana yavugaga amafaranga azubaka urusengero izi ko ubutaka twaguze burimo umucanga, kandi n'uwabuguze atazi ko urimo. Uzi ko urusengero rwazamutse, ahantu hagatangira guhinduka ibihumbi n'ibisimu, tukibaza aho tuzakura itaka rihasiba. Babatangiye kubaka shike, babura aho bajyana itaka, bamenya ko aritwe tuhafite, twahacukuye umucanga ducuruza, bahasibye batwishyura. Mvuze ko iyo umurimo ari uw'Imana yishakira imvura. Baraza bakazana bagasiba, bakazana n'imashini bagasanza, bakatwishyura. Bari kurijyana ariko ntaho bari bafite. Urusengero si uko Imana yarubatse, badutangarije ko amafaranga barika bwuzuye rutwaye miliyari n'igice. Ariko se twarutangiye dufite angahe? Baririmbye n'umuhungu itangije umurimo muri Mwebwe. Ariko ni Imana gukorera, nyiri uyu murimo izawusapotinga, izawushyigikira. Ndashaka ikintu nagira ngo dutangire uko wumva washobozwa tumushyigikira. Alubumu yanyu igizwe n'indirimbo zingahe? 6. Uko reka babwize ukuri, sindi bigisha murabizi, uyu murimo w'Imana abonye nta gihombo kibamo. Kandi turaza kwakira perezida, ni uri buze kudufungurira kino gikorwa, ni uri buze kudutangira. Kandi mu nkuru tuze kugitinda, nituze kudutwara umwanya, twumva baririmbyi abatumiwe n'abandi, twumva indirimbo, nituze kugitinda muri iki gikorwa. Ahubwo naje kubwira ngo ku bantu byararangiye, ku Mana n'ibirarangira, icyo yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Mureka dushyikire umurimo w'Imana uko dushobora, dukire bene data. Turaza kwakira perezida, ni uri buze gutangira kino gikorwa, ni uri buze kudufungura kino gikorwa cyo kugishyigikira umurimo w'Imana. Impamvu mvuze umurimo w'Imana, bano baririmbyi bose bayirimo ubu hazagera, bamwe bagende hanze, abandi basaze batagishoboye kuririmba, abandi batahe, ariko umurimo w'Imana uzakomezaho. Nguwo mwana ukiki uzasanga yiririmba mwe warige naki. Ntabwo tugiye gushyigikira Mwebwe, tugiye gushyigikira umurimo, kuko umurimo abantu ujya urangira, twe turagenda tukaranga, ariko wowe ujya urangira. Tujya ngo twakire perezida rero abari kudutangira kino gikorwa uko ushoboye. Uragira ati ngiye ku murimo w'Imana ndakora ikintu, kandi reka ngusabe ntuze kuvuga ibyo utazakora utishyiraho umuvumo. Kandi ntuze gutinya kuvuga nanone icyo ushoboye gukora. Nanjye nakivuze mfite ubwoba, ariko umva icyo cyakoze ku mwana wanjye no ku muryango wanjye. Tujya ngo twakire perezida aze gutambuka, abari dufungura kino gikorwa. N'abandi turaza gushakira mikoro muze kudushyira hafi, murajya muze kuzanira namenye ko mufite amafurashi, muraza kutuzanira ayo mafurashi ariho izo ndirimbo. Maze hari abavuga ati ngiye nyiguze miliyoni, hari nyiguze 500, yatarwamo uko nk'uko Imana gushoboje. Maze dukore dushyikire bene data, kandi tugitinde muti bari mu mwanya
kugira ngo tuze kwakira abaririmbyi bakomeze baririmbe Imana. Amen. Mbere manje gushimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yadushoboje tukaba dukandagiye kuri uyu munsi w'iyi launch y'album yacu ya mbere yitwa Icyo. Imana ishimwe, reka dukomere Imana amashyi. Shimiye ubuyobozi bw'itorero, shimiye umushumba wacu. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru Umugisha, kubera ko yatekereje kuri uyu murimo. Iyo ataza kugutekereza ntabwo tuba duhagaze hano. Reka dukomere amashyi. Shimiye abayobozi bose b'itorero, shimiye komite y'itorero, shimiye abaririmbyi bose, shimiye buri wese witabiriye uyu munsi. Reka twese dukomere Imana amashyi twishimira. Shimiye korali ibyiringiro by'abizera bangiriye icyizere bakangira perezida wabo. Reka nabo tubakomere amashyi, Imana ihabwe icyubahiro. Shimiye kandi abantu batangije uyu murimo wa korali ibyiringiro by'abizera. Imana ishimwe, kuko iyo batawutangiza ntabwo mba ndi perezida. Haleluya. Ntabwo ari uko wenda baguye cyangwa bakoze ibyaha, ahubwo nuko akundi nyine uva ku isikariye ya mbere ukajya ku ya kabiri, nanjye ubwo niko byagenze. Imana ishimwe. Haleluya. Nagira ngo ikorali ibyiringiro by'abizera amakuru bampaye yatangiye ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2008. Abayitangije naba ni Mukashyaka Esperance nahaguruke Imana Umugisha, ni Ibahe yahaguruka na Alphonsine nyina w'umuntu, hagera Imana Joseph nahaguruke Imana Umugisha, dukomera Imana amashyi. Imana Françoise, shimiye Umukiza Manase ntaho hari, ariko bakozi b'Imana ndabashimiye kubera ko ni mwebwe mwatumye mpagarara muri uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane.